imwe umutima w'umukristo ujya wiganiriza kandi biri yaravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro uwazahwana n'igiti cyateye hafi y'amazi nubwo inyuma ubona cyashize ariko hasi hari amazi kandi ayo mazi ntajya akama ayo mazi ntajya ashira ayo mazi arahari n'amazi y'ubugingo Imana ihora ihembura nibutsa kandi ikindi mu Kristo ngo yageze abona umuriro waka agiye kubona amaboko arimo aramenamwo amazi ariko ngo umuntu ntuzi abaza umugabo amwerekaga mwati nose ko mbona umuriro waka kaba mbona umenamwo amazi kubera iki umuriro utazima aramubwira ngo mu Kristo amaso yawe arimo arareba umenamwo amazi ariko hirya aho utareba harimo umenamwo amavuta n'impamvu umuriro utazima kimwe cyari kiri hano ngo ikindi kiraha ngo byose bimuhaza amaso bimureba ngo ariko mu Kristo ngo yibwira ko icyatumye anyura mu gikombe cyitwa mucisha bugufi ngo kimwambutsa naho ngaho ngo ateye intambwe ngo agiye kubigeraho ngo arashishoza ngo aritegereza amaso yo kwizera amaso yo kwizera ajyashishoza akavuga ngo ibi bintu ntibinyica nubwo byasamye ariko birasamye gusa ntacyo bintwara ngo abona nzika y'isi ngo yarapfuye burya cyanteraga ubwoba ngo asanga icyo kinyagwa kikirimbarimba ngo cyarashengutse neza ngo gifite amaso ariko kitareba ngo cyarapfuye ngo yitegereje kuri nzika y'idini ngo asanga cyo kiracyakanyakanya ngo ariko kubera intambara cyarwanije abera cyane muhumure shitani ntiyaturwanyiriza mu isi ariko iyo tumaze kugera mu bumana mu murimo niho duhurira na nzika y'idini ariko nzika y'idini naho hari ibintu bibiri ngo byamubayeho ngo kubera intambara nyinshi ngo cyari cyaricaye gusa ngo kitagishobora kurambara ngo kubera kurwanya ngo amaboko yose yaravunanguritse ngo ari cyarwaye paralize ngo gisigaranye ibintu bibiri gusa ngo amaso yo kureba abagenzi ngo namenye yo kubashinyikira ngo kikababwira ngo ntimuzabara kugirirwa nabi ngo nimukomeza kunyura muri iyi nzira ngaho haguruka reka da itere fata ibuye reka da unamukare ngo rukinguka biruhanije ngo ariko ngo harimo ubuhamya bukomeye ngo gutaka kwarwo ngo niko kwabyukije Gihanda ngo hano yararyamanye na nyina byiringiro bike kandi ngo bari bafite umugambi ko mu gitondo ngo baza kubasaka reka mbabwire tuzapfa umwanzi ataradusaka natwara iby'inyuma ariko ibiri muri twebwe ntabwo azigera bisaka ngo abigereho Imana ishimwe basaka byari birara oyesika ngushimire ko tubana hano kuri Zabisoza TV Imana y'amahoro ibaho umugisha nubundi tugira umugisha wo kwakira umuntu w'Imana umwana w'Imana Pedaste muraho neza emi amakuru ni meza uyu munsi wa none ejo bundi nagufashije mikoro twumvikane witonze nagufashije mikoro ushaka kunyigiraho isusa uyu munsi ndayiguha uyifashe mu izina rya Yesu dusuje abari kuri Zabisoza TV abantu bari mu ntara enye ni ya gatanu ya Kigali umujyi wa Kigali intara ya gatandatu twamenye ko hari n'intara ya karindwi y'abantu baza kurwanya ibyo tuvugira hano kuri social media mumeze nk'ababagabo ariko hano kwizabisoza nzi uko neza nta bantu bahaza ariko abo bantu nyaboneka mujye mudufasha tubasengere kuko hano ni mu itorero kandi uvuma unenga usenya urusengero Imana izamucyaha reka twakire murakoze cyane emi ndagushimiye kuko twongeye kubonana kuri Zabisoza TV ndashimira Imana ko ndi muzima kandi ndashimira Imana ko yakomeje kuturinda izina ry'Uwiteka nirihimbazwe nguko rero turi abakristo turabakozi b'Imana mbere yo kuganira dukwiye kubanza gusenga tukinginga Imana kugira ngo ibane natwe reka dusenge Mana turagushimiye uburinzi bwawe bukomeye mu izina rya Yesu wabanye natwe watugiriye neza inzira zose twagiye tunyuramo twagiye tubona ukuboko kwawe turagushimira kandi ko duhaye umwanya kugira ngo tuganire n'ubwoko bwawe abari kure n'abari hafi uduhe umugisha muri iki kiganiro kandi ijambo ry'Imana rigira imbaraga mu mitima yacu ndetse n'abadukurikiye urakoze ko dufasha tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu amen nshuti bene data badukurikiye uyu munsi wa none ndifuza kuganira n'abantu nkababwira izina rya Yakobo yahuye n'ibibazo byinshi ariko Imana yari mufiteho umugambi hari igihe umuntu ahura n'ibibazo byinshi akagira ngo Imana yaramutaye agahura n'ibigeragezo byinshi ukategeza ko Imana yamutaye ndetse n'ukureba akabona ko Imana itari mu ruhande rwawe ariko siko biba bimeze iyo inzira igitangira kenshi
umuntu atambuka yihuta yagera imbere agahura n'ibyo atateganyaga, yamara guhura n'ibyo atateganije mu rugendo, abantu benshi bagusangaho hagati muri iyo nzira bakabona ko Imana yatangiranye nawe ariko ko aho ngaho yagusize. Ariko siko bimeze, bigereranywa n'umugore utwite. Iyo umugore agisama ntabwo ubibona, ariko uko inda igenda, umwana agenda akura mu nda, umubyeyi atangira kwicara bamufashe, guhaguruka akananirwa, agatangira kuryama ku manywa, akagira ibigwi bibi rwose, agatangira kwambara indi myambaro atasanzwe yambara, rimwe na rimwe kubona ko ananiwe. Ariko igihe azabyarira bazabona ko yari afite icyo umumaro. Ni nako rero ubuzima bw'umuntu uri kumwe n'Imana bumera. Imana ishimwe cyane. Iyo bigitangira bayihuta abantu baramusura bakamubwira neza, ariko iyo ageze hagati imyambaro yatangiye guhinduka, abantu bibwira ko afite ikindi kintu gihagararanye nawe. Ariko siko bimeze, buriya ni nk'icyo kigereranyo nyine nimbaye cy'umubyeyi, umwana barimo agenda akura, ariko igihe azabyarira bizamenyekana neza ko yari afite icyo umumaro. Yakobo, haleluya. Yakobo yahuye n'ibibazo byinshi, ndagira ngo abantu bankurikiye bumvire ijambo. Nibumvire ijambo, ari gihe nkunda kuvuga ibintu abantu ndabateguje. Impamvu mvuze ngo nteguje abantu, ndibabyumve nk'ibintu bisanzwe, nibabyumve nk'ubuhanuzi, kandi ngiye kubabwira ibintu batakekaga ndibuvuge. Ibintu ngiye kuvuga ntabwo babikekaga muri Yakobo, ngiye kubivuga rero. Abashaka bandike muri commentaire bibaze niba abandi basanzwe kuko babyumva, n'abandi baceceke bashaka baceceke, ariko babikurikire babyumve. Nibantega amatwi, wa mugabo we ntega amatwi, wa mubyeyi we ndakwinginze, musore mukobwa, abari kure n'abari hafi. Twamvise ko hano kuri Zabisohoza habaho intara 6: iy'amajyepfo, iy'amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo, n'umujyi wa Kigali, ndetse n'intara ya 6 y'abadiaspora. No kuvuga ngo rona abantu bari kure n'abari hafi. Kandi ikintu nkundira iyi chano yacu, haba abantu bize cyane rwose, bajya badukurikira ukabona bari kwandika Icyongereza, bakandika Igifaransa, bakandika n'Ikilatini. Narabibonye. Mwandike mukurikije indimi murimo cyangwa izo muvuga, tuzabisobanura, umwuka yera azabiduha. Hakabamo n'abandika Ikinyarwanda, nabyo ni byiza. Hakabamo n'abasoma, hakabamo n'abareba. Mwese mukuru uko mubyumva. Ijambo ngiye kuvuga ukuru uko ariko kose urahishurirwamo umugambi Imana igufiteho. Kuko ndabwira, hari n'abari kwa muganga badukurikiye bakeneye ibibahumuriza. Ntega amatwi. Hari abagiye kwivuza bakiri kuri ya mirongo kurya bagenda begerana kwa muganga, nawe ntega amatwi. Bavuze bati reka tube tureba kuri YouTube. Hari abari mu isoko badafite abakiriya bakicaye, ariko bavuga bati reka turebe kuri YouTube, amasaha arageze, nkurikira wumve. Hari abicaye mu kazi ariko bari no kuri machine kuri YouTube, nawe nkurikira. Hari abantu bari mu kazi gatandukanye, yewe hari n'abakora mu mahoteli, yewe hari n'abarwayi ubwabo bakeneye ibintu bahumuriza. Ntega amatwi wumve, Imana yakundumyeho. Yakobo ni izina ryahizwe, rirashakishwa ngo Yakobo apfe. Mwene nyina afata inkota aravuga ngo uzaruhuka njyewe Esawu ntakihari, uzarya Esawu ntakiriho. Aramuhiga musohora mu gihugu. Yakobo aracika, arahunga, aragenda ajya kwa nyirarume. Nyirarume abonye Yakobo aravuga ati nanjye sinagutangwaho, nanjye ndagufatikanya n'uwaguhigaga. Amuriganya ibihe 10 byose Yakobo adafite uwamurengana. Ariko isi hari igihe umuntu atotezwa, agatotezwa yarize, agatotezwa afite amafaranga, kandi abantu bagira ngo abantu batotezwa n'abakene gusa. Oya, hari igihe umuntu atotezwa ari umukene, agatotezwa akora, agatotezwa ari mu kazi, umukoresha akagutoteza, ntakwirukanye ariko akagutoteza, ukajya uhembwa ukagira ngo ntuhembwa. Shitani nayo ikaza nake, nayo ati nanjye ndagufatikanya n'igihe. Hari igihe ababyeyi bagutoteza ukibaza niba ari bakubyaye. Hari igihe umuvindi imwe gutoteza ukibaza niba mwaronse ibere rimwe. Nkurikira wumva igisubizo rero. Yakobo yarakoze ntiyahembwa. Yakobo arabyara abana ntiyabiyandikishaho, babona Yakobo ndakwiye kurera abana. Hari igihe umubyeyi agutoteza n'umwana wabyaye wivyaniye. Ariko Imana ishimwe kuko abantu bankurikiye bagiye kubintega amatwi. Imana ije guha Yakobo agaciro. Yakobo yageze ku cyamba ari kumwe n'abagore n'abana, aravuga ngo ngewe izina afite ndarizi, kandi hari inkota integereje. Abonye marayika aravuga ati singe wakubona wa mugabo wenda kubona mu ishusho y'ubutabazi.
ikikunzanye iruhande ndizera ndashidikanya ko hari impinduka ngiye kubona. Marayika barakirana, abantu bandeze amatwi, barakirana ngo bigeze mu museke. Marayika aramubwira ngo ndekura kuko umuseke utambitse. Yakobo aramubwira ati izuba nirishaka rirase. Ubu nakugira ngo izuba rinjaneho ndi kumwe n'abantu, ryandasa ndi kumwe na marayika. Ariko imvura nishaka igwe, igitondo nishaka kiza, ariko sinkurekura utampaye umugisha. Baravuga ngo marayika aramubaza ngo wa mugabo we twakiranye witwa nde? Aramubwira ngo nitwa Yakobo. Marayika aramubwira ngo umva, ntabwo ukiswe Yakobo ukundi, asifiwe. Umva, ntabwo ukitwa Yakobo, ahubwo nkwise Isiraheli. Umva ikintu cyari kirimo gikomeye. Noneho reka mbivuge nitonze, ibanga ririmo rikomeye. Ntabwo Imana yahinduye isura, ntabwo marayika yamwambuye imyambaro, ahubwo yamukuyeho izina ripfa. Ntabwo Imana yahinduye isura ya Yakobo, ahubwo yamukuyeho izina ripfa. Izina umuntu ushaka ukaribona, izina inkota itegereje. Iravuga ngo ntabwo ukitwa Yakobo, ahubwo ngo Isiraheli. Gusa ikintu cyantangaje nuko Yakobo yahise yambuka ahura n'uwitwa mwene nyina witwa Esawu, barahoberana, inkota iragwa inkota ijya hasi. Aravuga ngo Yakobo upfa yasigaye hakurya, uhuye na Isiraheli udapfa. Tarazina Imana iguha izina rikakunyuza hagati y'abanzi neza. Izina Yakobo, inkota yari ritegereje imeze itya. N'uyu munsi tuvugana nawe, hari inkota y'amagambo igutegereje, hari inkota y'igisuzuguriro, hari inkota y'abarozi, hari inkota y'abagambanyi, kandi Yakobo nimubona arahitanwa nayo. Ariko agaciro Imana itanga ni ukukubwira ngo ntabwo ukitwa Yakobo, ahubwo nkwise Isiraheli, kandi izina rigahinduka. Ugatambuka handi bagukomeraga, handi bakuvugirizaga induru, abagusakurije bakase niwe nyine. Isura niyo ariko izina siryo. niwe ni wa wundi. No muri karitsiye hari igihe umuryango gutoteza bakajya bakubwira ibirori byarangiye ngo twari twarakubuze. ngo twari twarakubuze, ngo bahehe kwa shangazi bagakora ubukwe ntubimenye, bisenye neza bagakora ubukwe ibirori ntubimenye, abo mwakoranye ngo twari twarakubuze. Ntabwo bakubuze, nuko ufite izina ryitwa Yakobo. Kandi izina Yakobo ntirijya impaka, ntiriburana, ni izina ry'agahinda ry'umuruho shitana higa, ririganwa ugakora ntiyagire ikintu ubona, ikintu cyose ufashe bagatwara. Ariko izina ryitwa Isiraheli rikurekeraho isura, ahubwo rigahindura amateka yawe. Iryo zina ryitwa Yakobo ryarororotse. Ndashimira Imana ko hari abantu badukurikiye Imana igiye korora. Kandi Labani ahari, cya kabiri Esawu ahari, barahoberanye. Ntabwo ngo nene narakubuze, uzi kugira ngo umwanzi wawe avuga ngo nene narakubuze. Ndekereje ibintu bitatu byabaye kuri Dawidi, ndekera iki kiganiro. Oya rwose ndashaka ko abantu nabwo bankurikira. Ntekereje ko abantu bankurikira. Hari ibintu bitatu. Ikintu cya mbere cyanejeje Dawidi nugahanurirwa na Sawuli. Yaravuze ngo Dawidi mwene Yesa, ndakwanga ariko Imana yawe iragukunda. Kandi kurikije ibihe naguhigiye singubone, nkagukurikirana singubone, no mu buvumo singubone, ariko Imana ikakurinda nakugezeho. Ndakurahiye uzaba umutware wa Isiraheli, uzima ingoma. Kandi ntabwo uzayishyirwaho n'amaboko y'abana b'abantu. Imana yawe, hari ibintu Imana yitegura kutwihera, kandi ibintu Imana iguhaye nta njyuro bigira. Ntabwo umugisha Imana itanga ugira injyuro, no. Icyo kintu cyanejeje Dawidi. Icya kabiri cyamunejeje ni ukubona Shimeyi wamuteye umukungugu mugenda. Mushimeyi yaramubonye arabyina, ngo umukungugu akora hasi, afata umukungugu ngo agenda bamutera umugenda, avuga ngo Dawidi Imana imugaruyeho ibyaha bye, Dawidi Imana iramutaye. Ariko ikintu cyanejeje Dawidi ni ukugera ku ngoma i Yerusalemu Shimeyi agihumeka. Mana we
niba hari ibintu binezeza umutima w'umukiranutsi ni ukubona Imana imutabara ikasohoza amasezerano umwanzi wagiraho. Sinzapfa. Niyo mpamvu buriya rero jambo rero bati nkurikije urugendo Imana nagendanye nayo, kandi umukiranutsi burya ahurira n'Imana mu ikorosi, ntabwo bahurira mu nzira nyabagendwa, no, bacakiranira n'umugambi Imana mu ikorosi, inzira imaze kuramba, niho bahurira nayo. Dawidi byatumye avuga ngo ngewe Dawidi mwene Yesayi sinzapfa ahubwo nzarama. Impamvu sukurama njya guhinga, sukurama norora, sukurama ncuru, no, nukugira ngo nzatekerereza abantu imirimo itangaza Uwiteka ya. Dawidi yari yibitsemo amakuru, habereka amakuru y'umuntu wicaranye nkurikiye, wicaranye amakuru y'ubuhamya. Buri munsi urahiga ati Imana nuntabara nzabivuga, nungiza nzabivuga, nundinda nzabivuga, nunyubakira urugo nzabivuga, ntabwo uzapfa, ntabwo uzapfa utaravuga ibyo wahegeye Imana. Iravuze ngo sinzapfa nzarama, kugira ngo ntekereze. Ariko se abantu baranyumva ngo mvuge ikindi? Namwe turi hano cameraman munkurikire. Icya kabiri cyanejeje Dawidi nukubona Imana imukiriza mu Bafilisitiya, aho yari yahungiye n'ingabo 600 bari Sikurage. Imana ikamutabarira, bakavuga ati Dawidi twamwanze. N'umwisirayeli yavuganye n'Imana, ntabwo yadufata ku rugamba rutitirirwawe. Hari igihe abantu bibwira ko batagukeneye kugira ngo ibyo ukora bititirirwa wowe, ariko Imana ibibitse nk'umugambi kugira ngo bazamenye kuri kumwe n'Imana. Imana rero ntigikorera muri sukuveri y'abantu, no, Imana ishaka gukora ibintu byitirirwayo. Kandi niyo utabivuze Imana igushakira abatanga buhamya bazabivuga. Si ngombwa ko ibintu byose tubivuga hoya. Imana Imana ntabwo igikora ibintu bizitirirwa abandi, no, Imana ikorerwa ibintu byitirirwayo. Niyo utabivuze kubera ko wabuze umwanya, inzira z'uruziga Imana yakunyujemo igushakira abatanga buhamya bazabivuga. Nushaka uceceke, abakubonye mu bibazo bazavuga ubutabazi bw'Imana. Abo mwaturanye, abo mwiganye, abo mwagendanye bazabivuga. Abantu bafite ubwoba ni ukubera impamvu imwe, ni ukutagirira Imana icyizere. Ijambo Imana yavuze izarisohoza mu izina rya Yesu. Ntekereje icya gatatu, reka mbivuge mu gatabo k'umugenzi. Mukristo mwagize mu gikombe cyitwa mucisha bugufi, cyari igikombe kibi cyitwa mucisha bugufi. Iryo zina ryonyine ni ukuvuga ngo ni ugufata umuntu wari hano kikamumanura akajya yunamara nta gisenge, akamanuka yajya kwegura umutwe akumva igisenge nta gihari. Ni ukuri kw'Imana igikombe kiramumanura. Iki gikombe cyari kibi. Iyo kibi igikombe gusa ngo huremo n'icya kabiri cyitwa umwijima uhisha inzira. Kumanuka iki gikombe cyitwa cyaramumanuye ngo haje nageze hasi aho ngo hura n'umwijima uhisha inzira. Ngo umwijima uhisha inzira ngo bavugaga ubukene, inkweto zigacika, tari gahinduka, imyenda igacuya, abana bakaburara, isukari ikabura, igikoma kikabura. Umwijima uhisha inzira kandi yarayihozemo. Aho mvuka haba ingeso, iyo bafite ibirori kamvuge gake, ibintu tutumva neza. Ngewe aho mvuka, ngewe kandi si mu nzu, muri uwo muryango, muri ako kagari, muri uwo murenge, muri ako karere, cyangwa se mureke mvuga umurenge gusa, haba ingeso. Iyo umuntu afite ibirori, ubukwe, ariko bumusaba ko yitwerereza, umuntu wese bamwicaza ahareshya nayo yatwerereye. Waza mu modoka, waba uri umukire ungana ute, mu by'ukuri ukuri bakwicaza hangana nayo watwerereye. Ubwo niba ari sengisa ni mu bushera. Ibyo rero narabibonye. Kubera mu gikombe cyitwa mucisha bugufi, Mukristo yakigezemo ahura n'umwijima uhisha inzira, kandi umwijima uhisha inzira usobanura ubukene mu rugendo. Inkweto igacika, igahengama, imyambaro igacuya, isukari ikabura,
minerivare bikanga, inzu kuyishyura bikaba karate, amashuri y'abana reka da, ni ibintu byose bikaba agaterera nzamba. Kandi warahoze uri umuntu, ariko igikombe ugezemo ubwacyo kikakumanura neza neza neza. Ni igikombe cyitwa mucisha bugufi, ukajya uhora ureba ibintu ariko utashobora kubisigira. Mbese ukamera nk'umuntu ureba imbuto hejuru ariko wajya kurambura ugasanga amaboko yarwaye paralize kubera igikombe cyitwa mucisha bugufi. Kandi mukristo ngo ahura n'umworera muremure urimo impumyi zarandaswe n'izindi. Ibumoso hari isayo ndende, inzira birarangiye, kandi yatangiye inzira ihari ariko ageze aho inzira irangira. Uyu muntu yaza kumenya ko inzira izarangira ntiyari kunyuraho, ariko kuko inzira irangira ugeze hagati inzira yarangiye. Iki gikombe cyitwa mucisha bugufi ni akaga. Ngo ahuramo n'ijwi rya karundura riva kure. Abantu bazi Kigali ni nko kuva Rwamagana, riza rihorera 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 rihorera, kandi rimusaba ikintu kimwe, rimubwira ngo tuka umwami wawe, tuka umwami wawe tuka umwami wawe, tuka umwami wawe. Ngo riraza agiye kumva mva rigeze ku ruhande, ngo ateye intambwe, ngo asanga inzira yarangiye, ngo ahagarara, ngo agihagarara, ngo none yumva ntiriri kure, ngo ubwo ririmo riravugira mu mutima we rimubwira ngo tuka umwami wawe. Icyakoze umwanditsi wanditse agatabo ntiyavuze igitutsi ryavuze, ariko ntagikeka byari nko kumutuka igitutsi gikojeje isoni. Iyo umuntu ari mu gikombe cyicisha bugufi nta discipline agira, nta reka ibintu byose arabivanga. Ntashobora kurobanura ibyo avuga n'ibyo akora, ni akavuyo, ariyenza, abona abantu bose bamwanga, abona bamutaye, abona Imana yaramuretse, arabihirwa, nubwo wamuha karoti ntazihekenye kandi zivura amaso. Mbese ni akavuyo. Ajya mu birori ukagira ngo baramubenze, mbese ni ibibazo. Bamwicaza ahangana nawe yatanze ntabyemere. Yabonyeho yahoze atakihari aravuga ati nanjye hano niho nahoze. Abona ibintu byose babikora nabi. Ikintu kimwe abari mu ruhame ariko ujonjora gusa ati birasi kuriya twabikoraga, ati si kuriya siko byagendaga. Wageze mu gikombe ca bugufi. Ahorana imanza zo mu mutima, akurikirana amakuru bitamureba, mbese ibintu byose ni negatifu, ni positive. Mbese nta kintu na kimwe gihura n'ikindi kuri we neza. Ashobora kwambara suppresse ku itisi, ibintu byose byarabaye, nta kimuryohera, ameze nk'abariziraye. Nubwo wamusiga ubu kikumunwa ntaryoherwa. Muraririmba ntafashwa, barigisha ntafashwa, barasenga abona ibintu byose byatinze, kandi bitinda adafite ahari bujye, ariko akabihirwa kwatindu simbishaka. Abana mu rugo nakajagari, amasafuriya n'ibiyiko byose biri hamwe. Yageze mu gikombe cyitwa mucisha bugufi, ntagishobora kujonjora ibintu, nta kintu kiri kuri gahunda sibye n'ibyo areba. No muri we ibintu byaravanze. Ijwi rero ramubwira ngo tuka umwami wawe, ngo arahagarara. Ngo agiye kuvana igitutsi mu kanwa, yumva ijwi rimuturutse inyuma rihorera, ngo kandi rirusha imbaraga iryahoze. Imana ishimwe. Yumva rivugiye muri we ngo riganza irindi. Umve umugambi w'Imana, ngo riganza irindi riramubwira ngo mukristo we, nawe wahangara gutuka umwami wawe n'imbabazi yakugiriye. Asifiwe. Ntabwo rivuze ibindi, ngo riramubwira ngo n'imbabazi yakugiriye n'urwobo rw'isayo yakuvanyemo, wahangara gutuka umwami wawe. Mukristo ngo agihagara atekereza gusa, ngo yumva ryajwe. Imana ishimwe. Ngo ryamuhataga gutuka umwami we, ngo ryivanye mu mutima, ngo riragenda, ngo riragenda, ngo riragenda, ngo riragenda, ngo rigenda buheriheri, ngo yumva ririmo rirahorera, ngo rigera kure. Ngo ikintu cyatunguye, ngo agiye kubona, asifiwe, ngo ubona wa mwijima inzira irabonetse, ureyuka uragenda. Mukristo ngo aragenda, ngo ariko ibigeragezo ntibyarangira. Ngo ariko ngo ageze imbere, ngo ahura n'ibihanda bibiri, ngo kimwe cyitwaga nzika y'abisi, ngo ikindi cyitwa nzika y'idini. Ngo abirebye ngo aterwa ubwoba n'ibyo bihanda, ngo kandi kimwe cyari kiri hano, ngo ikindi kiri aha, ngo byose bimuhanze amaso bimureba. Ngo ariko mukristo ngo yibwira ko icyatumye anyura mu gikombe cyitwa mucisha bugufi ngo kimwambutsa naho ngaho. Ngo ateye intambwe ngo agiye kubigeraho, ngo arashishoza, ngo aritegereza amaso yo kwizera,
maso yo kwizera. Maso yo kwizera ajya ashishoza akavuga ngo ibi bintu ntibinyica nubwo byasamye ariko birasamye gusa ntabwo ntacyo bintwara. Ngo abona nzika y'isi ngo yarapfuye. Burya cyantera ubwoba. Ngo asanga icyo kinyagwa kikirimbarimba ngo cyarashengutse neza ngo gifite amaso ariko kitareba ngo cyarapfuye. Ngo yitegereje kuri nzika y'idini ngo asanga cyo kiracyakanyakanya ngo ariko kubera intambara cyarwanije abera cyane. Muhumure muhumure, shitani ntiyaturwanyiriza mu isi, ariko iyo tumaze kugera mu bumana mu murimo niho duhurira na nzika y'idini. Ariko nzika y'idini naho hari ibintu bibiri ngo byamubayeho, ngo kubera intambara nyinshi ngo cyaricaye gusa ngo kitagishobora kurambara ngo kubera kurwanya abera ngo amaboko yose yaravunanguritse ngo ari iki cyarwaye paralize ngo gisigaranye ibintu bibiri gusa, ngo amaso yo kureba abagenzi ngo namenye yo kubashingikira, ngo kikababwira ngo ntimuzabara kugirirwa nabi ngo nimukomeza kunyura muri iyi nzira ngaho haguruka reka da itere fata ibuye reka da unamuka. Haleluya. Uriya ngo gifite amaso gusa kikagira amenyo ariko nta mbaraga kigira, nticyafata ibuye nticyaguhagarika reka da ni ikintu cyicaye gusa. Mani himbaza ni muhumure, intambara zose mwahura nazo kandi iyo ntambara icyambere izana ni ukubwira ngo Imana yawe nigutabara, Imana usenga nigutabara, Imana ukorera nigutabara, nanjye nzaza. Nta muntu n'umwe utajya uhura n'iyo ntambara, ni nzika y'idini. Imana wakoreye mu mvura ukayikorera ku zuba, ukayikorera ku manywa, ukayikorera nijoro, ugasenga nibatura, ugasenga ibigoroba, ukaririmba, ukabwiriza, nigutabara nanjye nzaza. Ariko ngo iyo magambo kivuga kicaye aho gusa. Tera intambwe urabona kigenda, amaso yo kwizera niyo ajya kunyuza kuri icyo kintu ugakomeza urugendo ukagenda. Imana ishimwe cyane. Icyo nashaka kubabwira rero ni izina na agaciro Imana iduha. Iryo ni rya nyuma nashatse kuvuga, ariko kandi sinasoza nababwiye mu Kristo ini ntambara yahuye nayo. Uyu mubyeyi se arantega amatwi, uyu mugabo se arantega amatwi, uyu musore arantega amatwi, kandi abantu reka mbararike ndabinginze ni mu ntega amatwi mwumvira ijambo. Bwira umuntu muri kumwe abaretse kurangara, nankurikire ni munkurikire. Umva mu Kristo, umva ubuzima bwawe, umva imibereho ufite, umva akaga shitani yaguteye, umva ibigeragezo yaguteye. Mu Kristo ngo ari mu nzira ikigera ari kumwe na byiringiro, ngo ibirenge bishimputa barananirwa, ngo bananizwa n'urugendo, ngo rugendo rukakaye. Ngo bageze mu nzira ngo babona inzira, babona n'akandi kayira, ngo ariko ko kari akayira gaterereye kameze neza ngo gashamikiye ku nzira ndende. Ngiye kugira ahantu hakomeye umuntu wese anyumve. Ngo mu Kristo abwira byiringiro ngo turahiriwe inshuti yanjye magara, ati nyir'urembo tujyamo. Yarazi ko tuzagera aho tunanirwa, ngo bimutera gushyira aka kayira ahangaha kugira ngo abagenzi bakanyuremo biboroheye bageriye mu rurembo. Byiringiro ngo aramubwira ati ariko mugenzi wanjye aka kayira ntabwo ari nyabagendwa. Mu Kristo aramubwira ati inzira ni nyabagendwa reka tuyinyuremo. Ngo ariko ngo aramuganza, byiringiro ngo arabyemera, ngo banyura muri ka kayira, ngo baragenda ngo bisanga kwa Gihanda. Ngo Gihanda kiratangara kirahaguruka avuga ati mwabagabo mugira amatwi, bati mufite amaso, ati murabeshya nimukore ku matwi, muravira ati mukore ku maso, muravira ati none se ninde wabwiye ngo mundi batira igikingi? Ati harya mwatereye inzira niho njya nicara, nicyo cyicaro cyanjye, none mwe mwizanye kandi njye hariya naho ntegera abagenzi, kuva nabaho nakwicara nibo bwa mbere mbonye abantu bizanye. Atuva rero mwebwe washaka yabahemba, ngiye kubaha igikombe cy'ishimwe kuko nimwe mwizanye mundi batira igikingi. Ngo cyari gifite ubuhiri rero, ariko ndayimona aragatsindwa. Ngo cyari gifite ubuhiri, ngo kirabadukira, kirabakubita kuva ku birenge kugera ku mutwe. Nibigeragezo Satani akubita umuntu kandi akagira amafaranga ariko akabura apeti yo kuyarya, ukagira akazi ariko wakora ukaberwa aho yanyuze, ukagira urugo ukaruririramo, ukabyara abana ukabura ibyishimo byabo, ukagira ababyeyi ariko ukabura ibyishimo byabo. Ngo ni inkoni zihera ku birenge ntikigusigire na hato wakora ngo wumve unezerewe.
ubuzima bwose kikabujajanga gigakubita ntuve mu kazi ariko ukakaririramo, ntuve mu rugo ariko ukawugiriramo intimba, ntube ingumba ariko ukabura ibyishimo by'ababyeyi, washaka ukabura umwana, wakwiga ukabura akazi, ibirenge kuva ku mano kugera ku mutwe. Kirabwira ati niko ubwo maze kubakubita sinabarekeraho tugende mbereke ngo bajye imbere ngo barijyana neza nk'imbohe ngo baterwa n'ipfunwe ry'uko aribo bizanya muri iyo nzira, ngo kiragenda ngo kibamanura mu nzira ya mbere kuri esikariye ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, ngo kibageza hasi muri kave ya kane. Iyo nzu ngo yari igizwe n'ibintu bibiri, icya mbere ni umwijima, icya kabiri ni ukunuka, ni ubuzima bunuka udashobora kubona uwagusuriramo, nugusuye numubona kuko ntacyo azanye, aho kuzana ikigufasha arazana amagambo ngo Imana ndiragutabara, none se igeze abona ushima, ngo nturabyara, igeze abona utwite, ngo nturabona akazi, yakubonanye ikarita se y'akazi. Ni ubuzima bunuka udasurwa, wabyara ntuhembwe, ubuzima bunuka bukakunukira, ugakodesha ahantu uzi ko hari amafaranga wowe ukayabura abandi bari gukora. N'ubuzima bunuka niho dayimondi gishyira abantu. Ngo kirabakingirana, ngo kiragenda kigeze mu rugo, cyari gifite umugore cyitwaga Nyirabyiringiro bike, kiramubwira ati mugenzi wanjye ndahiriwe, mbonye abantu bagira amaso ariko ntibabone. Imana ishimwe. Kiramubwira ati se abantu nibanda kiti n'abanyandi bandi batiga ikingi. Avuga ati mugabo wanjye tubwo babonye reka ngo shyuhiriza amazi ngo kandi wakoze akazi katoroshye. Ngo kiramukana ngo kiramushimira, ngo bigeze nijoro kiravuga ati uzagenda ongera bakubite. Ngo kiragaruka ku munsi wa kabiri, ngo kirabakubita ariko gifite intego imwe, mwihakane nyir'ururembo. Uri ibigeragezo byose tugenda duhora nabyo ni ukugira ngo twihakane Imana, dutuke Imana. Kandi se wava ku Mana ukajya he? Wava ku Uwiteka se ukajya he? Kari we ufite ubuzima bwacu mu biganza bye. Imana ishimwe. Ku munsi wa kabiri kigezeyo kiramubwira ati mugore wanjye rero nakubise inkokora zananiwe, atari ko ndibihakanye nyir'ururembo. Ati ndakwereka ikintu cyoroshye, ateje uzagenda ubasohora ubashyire ku mbuga, ubashyire kuri tere, ubereke ku gasozi. Tuzabereke ibintu bibiri bazihakana nyir'ururembo. Icya mbere uzabereke abantu baciye imitwe, bagenzi babo banyuzaho kandi turabafite baciyagaguritse imitwe. Niba atihakana nyir'ururembo, uzagenda ubereka abandi bantu wanogoye amaso, bakaba baba hari impumyi bari mu kibaya kandi nabo barahari, tibazihakana nyir'ururembo. Abantu bangurikiye bantega amatwi cyane, abantu turi kumwe bantega amatwi. Iri ni iteraniro rinini, ndimo nabwiriza abantu benshi, ndimo nabwiriza abantu bakomeye, ndimo nabwiriza abantu bafite amasezerano, ndimo nabwiriza abantu bavuganye n'Imana, ndimo nabwiriza abantu basenze, ndimo nabwira abantu birije ubusa, ndimo nabwira abantu bakoreye Imana, bafite ibintu bashobora kwibutsa Imana, bakibwira ngo nubwo ndi muri aka kaga ariko Mana wibuke ko hari umunsi umwe gusa, ntiwibutse Imana iminsi myinshi, wibutse umunsi umwe gusa wigeze ugendera mu by'ukuri utunganye. Wibwire ngo naho kurira kwarari umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Wibwire ngo nubwo natawe, nubwo naretswe ariko nzi ko utandetse, nzi ko utampanye, nubwo ndi mu kaga gakomeye ariko nzi ko umucunguzi wanjye ari. Umere nka Yobu, urambura amaboko uvuga ngo sinzarekwa n'Uwiteka kuko afite ubuzima bwanjye mu biganza bye. Kiragenda ngo kirabasohora, kirababwira ngo muremera kwiyunga nanjye. Baramubwira ngo hoya, twahatswe n'undi mwami ukurusha imbabaga. Haleluya. Twahatswe nubwo ubusharira ari bwije ariko dufite umwami utajya udutererana, utajya udusiga. Ngo kirarakara cyane, ngo kiragaruka umugore kirakibwira ati wahemutse rero, tureka nkubwire indi nama ya gatatu. Uzagenda ubashyira umuti, ubashyira inkota, ubashyire n'umugozi, ubabwire bahitemo urupfu ruboroheye. Kiraza ngo kihageze ngo kibashyira uruhande, kirabwira ngo ejo muzahitemo urupfu ruboroheye, yaba inkota, umugozi cyangwa se umuti mwiyice. Mukristo nabyiringiro nijoro ngo baraganira. Imana ishimwe. Umutima w'umukristo ujya wiganiriza, ugiganiriza. Kandi biri yaravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Uwazahwana n'igiti cyateye hafi y'amazi, nubwo inyuma ubona cyashize ariko hasi hari amazi, kandi ayo mazi ntajya akama, ayo mazi ntajya ashira, ayo mazi arahari, ni amazi y'ubugingo. Imana ihora ihembura. Nibutsa kandi ikindi mukristo ngo yageze abona umuriro uwaka, agiye kubona amaboko arimo aramenamwo amazi,
ariko ngo umuntu ntuzima abaza umugabo amwereka ati nose ko mbona umuriro waka nkaba mbona umenamwe amazi kubera iki umuriro utazima aramubwira ngo umukristo amaso yawe arimo arareba umenamwe amazi ariko hirya aho utareba harimo umenamwe amavuta n'impamvu umuriro utazima impamvu tudapfa hari umenamwe amavuta Imana ishimwe ariko tuba twararangiye kamera nk'amavuta kandi cyiza cya nyir'ururembo ntabwo ajya arushanwa n'umenamwe amazi oya we ayasukiramo hataboneka akasukiramo abantu batazi ugakomeza ukabaho wabona wari ugiye kumwara wari ugiye gukorwa n'isoni inzira zarangiye abantu baguhanye ubuzima bwabaye ibicagagure ariko nyir'ururembo akamenamo amavuta Imana ishimwe cyane ariko uzi ko yameneramo imfubyi karirimba uzi ko yamenamo amenevareze kaboneka uzi ko yamenamo ugakomeza ugasenga uzi ko yamenamo abana bakiga uzi ko yamenamo ukishyura inzu uzi ko yamenamo ukurira indege hari abantu buri indege kubera utuvuta twa nyir'ururembo neza nawe uriho hari umuntu wavutse mu muryango utazwi ariko nyir'ururembo amenyemo utuvuta ubu ni igihangange n'ubu arimo ngurikira yicaye kuri mashini avuga ati naho ndiho naho napfa nziko nkundwa ariko badafashwe mu Kristo ngo aganira na Byiringiro aravuga ngo ndananiwe Byiringiro avuga ngo unanijwe n'iki nibo bwa mbere Imana yadutambutse ahakomeye ngaha nibo bwa mbere Imana yaturengera ibiruta ibi ngibi aravuga ati reka nkubwire icya mbere ibuka ko wahoze uri intwari ibi tugezemo biraruta uwitwa amagambo kubwiye uzi ibyo bwenge bw'isi yakubwiye uzi ibyo mudakurwa ku ijambo yakubwiye uribuka isayo gahinda gasaze ugeze mu gifite n'umutwaro nkanswe ubu ngubu noneho ubabara ariko wemye Imana ishimwe ari ukubabara n'ibyaha no kubara warababariwe ikiruta kinini aramubwira ngo mfite ibyiringiro byahonge aramubwira ngo ikindi uribuka umusozi biruhanya ntiwawutereye wageramo hagati ugasanga nyir'ururembo tujyamo yaguteganijemo akazi waruhukiramo ati ndibuka ko wakabonye ikindi ndibuka kujya guterera umusozi wabanje kunywa ku mazi iryo riba niwo warifukuye ubundi ubuzima urimo niwo bwiremeye nta nzira z'Imana wagiye ubona undi ngo yumva imbaraga ziraje aramubwira ngo wibuke ko wishe umuntu azabihanirwa noneho niba umuntu yarishe umuntu akabihanirwa uwiyishe we azabihanirwa kangahe humura komera nyir'ururembo tujyamo hari ibyaduteganirije ngo akivuga utyo ariko haleluya mu Kristo ngo yari afite urufunguzo rw'ibyasezeranijwe kandi ngo yararoherewe ku musaraba ngo arambura amaboko gusa ngushimira Imana umuntu nkurikiye nase nurambura amaboko gusa ashimira Imana yibuka inzira z'uruziga Imana yagiye imunyuzamo yibuka amasezerano Imana yamuhaye yibuka imvugo y'Imana yibuka aho bahuriye abantu badahari imiryango idahari inshuti zidahari Imana ubwayo ikizana ikavuga ngo sinzagusiga sinzaguhana nzaba Imana yawe nzaba so nawe uzambera umwana ngo arambuye akaboko akagarura akokoza mu gituza reka mbabwire ko urufunguzo rukingura ntabwo Imana igira ushyira ahagaragara Imana irushyira ahatagaragara kugira ngo umugoma atarwiba Imana ishimwe barwiba amatelefone barayiba amashakoshi barayiba ariko ntawe ushobora kugera ku rufunguzo rw'ibyasezeranijwe ngo amanuye akaboko ngo azamura urufunguzo abwira Byiringiro ngo turahiriwe inshuti yanjye y'amagara ati burya nubwo twakubiswe ariko twakubita mu rufunguzo rw'ibyasezeranijwe ngo yuzura umwuka wera ngo imibyimba yose iragenda niba hari ibintu bikana umukiranutsi wakubiswe n'ibyasezeranijwe ijambo Imana yavuganye natwe byasezeranijwe bikunyuza hatari inzira ngo arahaguruka nkomeze guhaguruka ngo yumva imibyimba yose iragiye inkoni zose zirashira aravuga ngo yaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu ubwo ababisha bacu baduhagurukiraga ari banzi bacu baba baratumize bunguri ngo isiri yaratemye hejuru ubugingo bwacu ariko mwashimwe Uwiteka utaradutanze aravuga ngo ikigoyi kiracitse ngo natwe turakira ngo gutabarwa kwacu kubonerwa muri Kristo Yesu Imana ihimbazwe ngo biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni ngo utabashika kunyeganyezwa ngo uhoraho mu iteka ryose nk'uko imisozi igose Yerusalemu ngo niko Uwiteka ajya guta abantu ngo here none ukageza iteka ryose Imana ihimbazwe Imana ivuga imfubyi igakora ubukwe Imana ivuga ikavana umuntu mu cyiciro kimwe ikamushyira mu kindi nta nama nta nama yabaye Imana ihindura icyiciro nta nama Imana igutabara nta statistique haleluya Imana igukiza itakubajije aho uvuka no ibyo ni ibyacu twe Imana iri hariye mu Kristo ngo aramubwira ngo turahiriwe
ngo ako kanya ngo amaguru aragororoka ngo basubire uko bahoze kera. Reka ngubwire wowe unteze amatwi, Imana irashaka kugusubiza uko wahoze kera. Ngo bahagurutse urufunguzo gusa, kandi ngo iyo nzu ngo yari ifite inzugi 3. Dayimoni hari igihe ahambira akadadira imiryango igakubita, diplome igakubita, akazi kagakubita, ubwenge bugakubita, naho bikananirwa. Ngo kubise ku rugi rwa mbere ngo ruribwiriza, urwa kabiri ngo ruribwiriza, ngo urwa gatatu ngo rukinguka biruhanije. Ngo ariko ngo harimo ubuhamya bukomeye, ngo gutaka kwarwo ngo niko kwabyukije Gihanda. Ngo handa yaryamanye na nyina yabyiringiro bike, kandi ngo barafite umugambi ko mu gitondo ngo baza kubasaka. Reka mbabwire, tuzapfa umwanzi ataradusaka, natwara iby'inyuma, ariko ibiri muri twebwe ntabwo azigera bisaka ngo abigereho. Imana ishimwe, basaka byari birara. Ngo urufunguzo ngo rukinga urwa gatatu ngo harimo ubuhamya bukomeye, ngo kirakanguka kiravuga ngo zamboye zaradocitse. Umugore akibwira ati ngo niba bakubise ndizatuma bagucika, babaye ibimuka. Ubu umwanzi azi ko twamugaye. Umwanzi azi ko byarangiye, umwanzi azi ko byashize, umwanzi azi ko nta yindi nzira isigaye, umwanzi azi ko Imana itatwunamura. Yo mwanditse aravuze ngo naho ingabo zabambira amahema ku ntera, umutima wanjye ntuzatinya. Umwanzi azi ko byarangiye, areba mu miryango akabona byararangiye, mu kazi abona byararangiye, mu nshuti akabona byararangiye, mu baturanyi akabona byararangiye, mu bagabo akabona byararangiye, ariko ntibyarangiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ngo baragenda ngo bageze imbere, ariko ndafashwe, ngo bageze imbere ngo nyirabyiringiro bikiramuga ati kanguka ugende ubagenza uko ushaka. Ngo iki nacyo gikanguka ngo kizi ngo kigiye kubahorohoza ngo nkuko cyabigambiriye, ngo kigiye kubasumira. Ngo indwara cyahoranye kera. Ikintu n'ukundi Imana ntabwo yari igifasha ako kanya, no, cyayihoranye kera, cyayihoranye kera ngo imyaka itabarwa. Buriya mureke mbwira abantu bankurikiye, ngira amagambo bankurikiye, ngira ntabwo umwanzi indwara imufasha uyu munsi, ntiribu namufata uyu munsi, yayihoranye kera. Burya twavutse kirwaye, dukambakamba kiyifite, twiga primaire kiyifite, dukura kiyifite, n'uyu munsi kirefite. Iyo gihaye agahengerero kigira ngo yakize. Ariko udutabara azi neza aho giye gukora, kikongera kigafatwa mu izina rya Yesu. Ngo kigiye kubasumira ngo irongera iragaruka, indwara umwanzi arwara ihora igaruka. Niyo mpamvu tugihumeka. Nimuhumure, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyazwa. Abantu bananirwa, Imana ntiginanirwa. Abantu bapfa, Imana ntipfa. Abantu bacogora, Imana nticogora. Iki Imana yagambiriye ku buzima bwawe izagisoza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hoya cyaraguye. Cyagiye kubafata ngo kirambuye amaboko gusa, ngo indwara ihera mu birenge, mwumve, ngo ifata n'ubwongo, ubwongo burihinduriza, amaguru ajya hejuru, umutwe ujya hasi, ngo kirigaragura. Mu Kristo na byiringiro baragenda ngo bageze imbere, byiringiro ngo atihindukira urebe. Imana ntijye gutabara ibintu ngo biyerekwe n'abandi. Imana igutabara amaso yawe akireba, ugahindukira ukavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Dawidi yaravuze ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ngo anjyana iruhande rw'amazi adasuma, ngo asubize intege mu bugingo bwanjye, ngo anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ni kumwe nawe. Aravuga ngo inkoni ye n'ishyimbo ye nibyo bimpumuriza, ngo ansize amavuta ku mutwe, ngo igikombe kiraseseka, ngo ntunganyiririza ameza mu maso y'abanzi banjye, ngo nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose ngiriho. Aravuga ngo muri Zaburi ya 50 aravuga ngo niko kuburakari bw'Uwiteka nubwo akanya gato, ngo ariko imbabazi ze zizana ubugingo. Aravuga ngo kurira kwararira umuntu nijoro, ngo ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Amina. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Bene data, yakibwiye ati genda gake, icyatubujije amahoro cyarwaye. Dore umunsi umwe amaso yawe azakireba, Imana ibamugisha. Bene data, mwari mudukurikiye, turabashimiye, kandi mukomeze mutwandikire, mutubwire, tubirebe tumenye icyo dushobora kongeramo. Kandi ndifuza ko umuntu wese wadukurikiye duteze amatwi iri jambo rya muremera impinduka mu buryo bw'ubugingo. Hari cyariho ibyiringiro, Imana iri kumwe nawe, Imana iragukunda, kandi Imana ikwitaho kurusha uko abantu bakwitaho, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana, turagushimiye
kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye. Tugushimiye abaduteze amatwi ndetse n'abazatwumva abari muri za ntara 5 ndetse n'iya 6 twavuze. Umugisha abagore n'abagabo, umugisha urubyiruko, umugisha abakuze n'abatoya, kandi buri muntu wese imbinduka ziva mu ijuru ku Mana zimugereho, kandi iri jambo ritubera igitsikamutima ririmbura imisozi yari ihagaze imbere yacu. Urakoze kubyumvise, tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu, amen.